waruzi ko 70 karenga kwijana kabo ubwira ibibazo byawe bishimira yuko bifite maze bakanagenda bakubara mu bandi. Ni nayo mpamvu ubona yuko ukurushaho kubwira abantu benshi ibibazo byawe ariko bigenda bikomera kuruta uko byakemuka, ahubwo wabiringiragamo yuko bizakemuka ariko ntibyakemutse. Ahaho rero funga umunwa ku bijyanye n'ibibazo byawe, cyane cyane iby'imiryango, famiye. Nta mubano mutagatifu w'abantu. Umunyarwanda aravuga ngo ahari abantu ntihabura uruntu. Rero byashoboka yuko ibibazo by'imiryango mugira ibibazo bimwe ariko bikemuka mu buryo butandukanye. Ni urugero ikibazo cy'amafaranga, bashobora kugira ikibazo cy'amafaranga mu miryango itandukanye. Bamwe bakaba bafitemo nk'umwana ukomeye urabafasha kugikemura, abandi bakaba bashobora kuba bafatanya bose hamwe. Birumvikana neza yuko ibibazo bishobora kuba bimwe ariko buri muryango ugira uburyo bwihariye bwo kubikemura. Think deeply kuri iki ngiki. Rero ugomba kumenya ibibazo byawe ukabiceceka. Ahaho funga umunwa rwose, kubera ko uri kubwira ibibazo byawe nawe afite ibye kandi byinshi. Rimwe na rimwe hari nubwo uzasanga afite ibisumba ibyawe. Urugero, ushobora kujya kumbwira uburyo hangayikishijwe n'ikibazo cy'amafaranga 5,000 kandi bo barara badasinziriye, famiye yabo yose, wenda inzu yabo cyangwa n'indi mitungo iri muri cyamunara, bafite nk'ikibazo cy'amamiliyoni n'amamiliyoni. Icyo gihe azavuga ati rero uyu mutesi sinzi ibyarimo rwose. Ni byiza rero ko ahangaha ufunga umunwa. Ikindi ugomba gucecekaho ni ikijyanye n'abo wakundanye nabo, abo mwasambanye se, abo mwaryamanye, abo mwanganye. Ibyo ngibyo n'ubwiru bwawe wowe gusa, kubera ko n'ubundi nta wangu watazi. Nge ndi Active Obed. Duhura ubutaha. Ikiganiro nibaho nk'ibisanzwe. Reka duhure kuri YouTube channel yacu ni ON Empire cyangwa Obed Niyo Empire. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tubane mu biganiro byose by'ubutaha. Duhura ubutaha.